nibyo reka mbasuhuze mbahe ikaze bifurize kugubwa neza mwese duteze yombi muri mu bice bitandukanye kuri uyu munsi wa none tariki 3 z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2026 tugarutse muri studio na Region Info kuri mikoro ndi Bosco tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro byibanda kandi bigagarukana none ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo. Mbere na mbere reka mbanze nisubize abantu mudukurikiranye muri Uganda, Burundi, Republika Demokarasi ya Congo ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye kabisa, mudahwema kutugaragariza urukundo ndetse no gukurikira ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Aya makuru rero agiye kwibanda ku bimaze kuba byamenyekana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo. Ibintu birimo birarushaho kugenda biba bibi ku buryo budasanzwe cyangwa se ku kigero cyo hejuru, kubera yuko ubu tuvugana amakuru ndimo ndakira aravuga ko mu minsi itari myinshi, mu minsi mike cyane, abagera kuri 200 bamaze kugwa mu bitero by'ifatwa rya Ngungu ndetse na Rubaya. Aba kandi igitangaje bikaba bivugwa neza ko ari abarwanyi umutwe twaje na 23 barimo batakariza ubuzima muri bino bitero. Murabizi ko ingabo za leta zakoresheje tekinike zihambaye, zakoresheje mu by'ukuri ibikoresho biremereye kugira ngo basatire ino myanya. Ikifuzwa nuko ibi bice bifatwa, ariko kugeza kuri ubu ngubu ibi bice nakubwira ko bikiri mu maboko ndetse n'ibiganza bya AFC 23, ariko isa yariyo yose ibice mu by'ukuri bikaba byafatwa kubera dukurikije amapozisiyo ndetse n'imyanya ingabo za leta ya Congo zaba zimaze gufata. Ni mu gihe kandi muri amakuru turaza kugaruka ku bijyanye n'isanganya ikomeye cyane abarwanyi ba 23 bongeye guhura nayo, cyangwa se uyu mutwe wongeye guhura nayo. Izi nyeshyamba zari zifite gahunda rero yo kubona ibikoresho byo gutsinsura ingabo za leta ndetse no kuzisubiza inyuma mu bice bagiye bigarurira, ariko ikibayeho cyangwa se amakuru arimo kutugera avuga ko ibikoresho n'abari babitwaye bitabashije kugera i Rubaya kubera ko byarashwe rwose n'indege ya drone itagira abadereve biva mu mujyi wa Goma byerekeza muri Rubaya. Turaza kureba se ibyo bikoresho ni ibikoresho nyabaki, byari birimo iki, nabyo turaza kugenda tubirebaho. Amerika ifitiye iyihe migambi Rubaya? Ni iki Amerika iri gupanga ku bijyanye n'icukurwa ry'amabuye y'agaciro ndetse n'ibirombe bya Rubaya, dore ko iki gihugu cyamaze gushyirwa muri kontra na Republika Demokarasi ya Congo nk'abagomba kugenzura ndetse no gukurikirana bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwose hano muri Republika Demokarasi ya Congo. Abenshi bari kwibaza ni iyihe gahunda ihari i Rubaya kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabigarukaho. Hari bamwe mu bakomeje kugera rero muri bino bice, aho hongeye gutekerezwa ku bijyanye n'abaturage baho mu gushaka igisubizo ku bijyanye n'imibereho ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'abatuye muri bino bice. Turaza kubigarukaho turebe uko byifashe mu by'ukuri byose. Rero ukaba ugiye kubikurikirana hano kuri Region Info. Nanjye Bosco nkuko natangiye mbikubwira cyangwa se mbigarukaho, urasabwa gukanda subscribe nako kabuto gatukura, ariko bigakora umuntu butaramaze kuba yabikora mu by'ukuri. Umuntu butarabikora like, ndagira ngo kino kiganiro mu by'ukuri mumfashe tugiye like, kubera ko nanjye yanjye nayishyizeho. Ibitekerezo, inyunganizi n'ahandi bitangirwa ni muri comment. Turerekeza no muri Kivu y'Amajyepfo naho tukurikirane uko byifashe, dore ko ingabo za leta zirimo gushinja abarwanyi ba AFC 23 gukora ibikorwa byibasira kandi bonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu duce twa Mikenge, Puezero ndetse n'ahandi. Nabyo ndaza kuba mbigarukaho, turebe n'imirwano yaho uko ihagaze ndetse naho igeze. Reka duhere muri Kivu y'Amajyaruguru turebe uko byifashe rero mw'abantu mwe kuri uyu munsi wa none, cyangwa se kugeza maginga yangaya. Bati imirwano ikomeye cyane irimo irumvikana. Nibyo koko kuri ubu ngubu biravuga ko yoro rigizwe n'ingabo za Republika Demokarasi ya Congo FARDC n'imitwe itwara gisirikare bongeye gufata iya mbere mu mirwano iri kubera muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu masaha aheruka iri huriro ngo rikaba ryegereye uduce tw'ingenzi twa Ngungu ndetse n'umujyi wa Rubaya uzwiho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nyuma y'imirwano ikomeye mu by'ukuri
yaje kuba hagati ya zino ngabo ndetse n'uruhande rw'inyeshyamba za AFC M23. Gusa amakuru amaze kutugeraho atunguranye biravuga ko mu masaha y'urukerera ku isaha y'isa 9 inyeshyamba za AFC M23 zakoze mu by'ukuri igikorwa cyo kwegereza ibikoresho bano barwanyi, aho bino bikoresho byakuwe mu mujyi wa Goma bikazanwa muri Rubaya. Gusa nanone ibikoresho byose ntabwo byabashije kuhagera kubera ko amakuru aremeza cyangwa se amakuru atangazwa aturuka muri tuno duce aravuga yuko bimwe mu bikoresho bya bano barwanyi birashwe n'indege itagira abadereve, bikaba mu by'ukuri bikozwe cyangwa se byagizwemo uruhare nk'uko birimo gutangazwa, byagizwemo uruhare n'ingabo za leta ziri kugenzura tumwe mu duce twegereye Rubaya ndetse na Ngungu. Amakuru avuga ko ibikoresho byamanuwe bivanwe mu mujyi wa Goma kuri uyu muhanda binyura mu duce twa Keshero ndetse n'ahandi. Hanyuma rero bikavuga ko bimwe mu bikoresho bya mbere byarasiwe n'indege ahitwa Matanda, ndetse bikavuga ko imodoka zigera kuri 2 zangirijwe muri bino bikorwa, ndetse kandi nanone bivugwa ko n'abarwanyi bari batwaye ibyo bikoresho ba 23 bashobora kuba batakarije ubuzima. Ntabwo aramenyekana imibare ya nyayo y'ababuriye ubuzima muri icyo gitero, ariko bivugwa ko ingabo za leta ya Kongo mu by'ukuri arizo FARDC mu kugaba icyo gitero bakoresheje indege yo mu bwoko bwa drone itagira abadereve, indege ya K6C, indege zitagira urusaku ruhambaye ndetse kandi zikaba zishobora kurasa kuri tageti ku kigero cyo hejuru cyane. Niyo ndege rero ngo ikoreshejwe, gusa nagahumira munwa kubera yuko iki gikorwa gihungabanyije abari mu duce tugiye dutandukanye twegereye hafi ya kano gace, ariko bikavuga ko bimwe mu bikoresho bya FC23 byabashije kwambuka n'ubundi bigira muri Rubaya. Ibikoresho rero ngo byarashwe, nta yindi ntego ihari ku barwanyi ba AFC M23 no gutanga ramforo y'ibikoresho ku barwanyi bamaze iminsi birukanwe muri tumwe mu duce twegereye ahangaha za Rubaya. Dore ko bivuga ko uduce turimo Bikaniro, uduce tugiye dutandukanye tukomeje kugenda dusatirirwa ho ku buryo budasanzwe n'ingabo za leta, ari nabyo tugiye kuba twakwinjiramo. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage muri ako gace agenda abivuga, kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu biravuga ko umutekano ukomeje kuba muke kubera amasasu y'imbunda ziremereye nizoroheje bikomeje kumvikana mu duce tugiye dutandukanye, aho bita za Kabingu ndetse n'ahandi ku muhanda werekeza Ingungu muri shoferi ya Bahunde. Kuva amasaha ya mu gitondo ngo amasasu aramuka yumvikana buri munsi kugeza n'uyu munsi. Bivugwa ko ngo ari no kumvikana ibisasu bya artillery bigaragaza ko imirwano ikomeje, kandi ko hari ibice bikomeje guhatanirwa n'impande zombi ku kigero gikomeye cyane, ku buryo bumvikanamo nyine intwaro ziremereye. Nk'uko ubuhamya butandukanye bubigaragaza, ni imirwano yatangiye kumvikana no mu rukerera, nanone ikurikiye ibyo bisasu byaje kuraswa kuri ibyo bikoresho. Imirwano nge irubura n'ubundi nk'ibisanzwe, aho abarwanyi ba Wazalendo bafashijwe na FARDC batangizaga ibitero icyarimwe mu bice bitandukanye bya muri teritwari ya Masisi. Ibitero rero ngo byageze no mu duce tumwe two muri Ngungu ndetse na Rubaya n'ubundi nk'ibisanzwe, twegereye cyane kubera ko imirwano imaze iminsi ibera muri kilometero zigera kuri 20 zikaba muri 30, ariko uyu munsi biravuga ko utu duce turimo turasatirwa cyane. Nyuma y'iminsi 2 y'imirwano nanone yari irimo ingufu zikomeye cyane, bikavuga ko uyu munsi nawe ushobora kuba umunsi w'imirwano yo kwishongora. Bivugwa ko iri huriro ngo ryabashije kwigarurira ibirindiro byinshi bifatwa nk'iby'ingenzi mu rwego rwa gisirikare. Muri byo harimo uduce twa Kasake twegereye Ngungu ndetse na Rubaya, ndetse n'imisozi ya Runigi, Kanyarubere n'Itombe, uduce duherereye muri groupement ya Kibabi. Utu duce dutanga amahirwe akomeye ko ingabo za leta ya Kongo zishobora gufata imijyi minini, nk'uko bituruka mu baturage batuye muri ibyo bice ndetse n'abasesenguzi ku bijyanye n'intambara. Icyakora uko ibintu bihagaze ku rugamba biracyahindagurika, abaturage bakavuga ko umutekano ukomeje kuba mubi, aho hakiri kumvikana urusaku rw'amasasu rimwe na rimwe ndetse n'ingendo z'ingabo z'impande zombi nk'uko bitangazwa. Ibice byinshi bikomeje kuba mu kaga rero.
uretse Ngungu na Rubaya hari n'ahandi mu tundi duce tugikomeje kubamo ibikorwa by'umutekano muke, harimo cyane cyane uduce nka Kasenyi, Ruke ndetse n'uduce tuhakikije muri secteri ya Oso Banyungu, aho kuba kw'impande zihanganye bikomeje guteza impungenge. Byongeye kandi kuwa gatanu habaye imirwano no mu duce twa Minjenje muri Warikari ndetse no muri Bibwe muri groupement ya Bashari Mukoto, naho muri Masisi bigaragaza ko imirwano ishobora gukomeza gukwira mu bice byinshi bya kano karere ka Warikare. Ibibazo by'ubutabazi rero birarushaho gukomera ku baturage bari kugirwaho ingaruka n'imirwano. Ku rwego rw'ibibazo by'ubutabazi, kongera kubura kw'amahoro makeya byahungabanyije cyane ubuzima bw'abaturage. Mu mpera z'icyumweru hagaragaye abaturage benshi bava mu zabo bahunga imirwano, imiryango myinshi yavuye mu midugudu yugarijwe n'imirwano bahungira mu duce dufatwa nk'utugaragaramo umutekano. Ukongera kwimurwa kurushaho kugaza ibibazo byari bisanzwe n'ubundi biri muri tuno duce two muri Kivu y'Amajyaruguru, aho abaturage bakomeje kuba abagizweho ingaruka n'intambara. Iyi mirwano ibaye mu gihe cyihariye kuko kuwa gatandatu tariki 27 Kamena hari hashize umwaka umwe hasinywa amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Aya masezerano azwi ku izina ry'amasezerano ya Washington. Aya masezerano yari agamije kugabanya umwuka mubi n'ibibazo by'umutekano burasirazuba bwa Kongo, ariko bikavugwa ko aya masezerano asa nkaho ntacyo yagezeho. Nyuma y'umwaka umwe gukomeza kw'imirwano mu karere ka Masisi, biragaragaza ko hakiri imbogamizi zikomeye mu rugamba rwo kugarura amahoro arambye muri kano karere. Nubwo irihuriro rya FARDC na Wazalendo ritangaza ko ryateye intambwe mu rugamba, uko ibintu bihagaze ku rugamba biracyari urujijo kuko imirwano igikomeje kandi abaturage bakaba bagikomeje guhura n'ingaruka z'ayo makimbirane. Ahangaha ni muri Masisi. Rubaya, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amabuye y'ingirakamaro ndetse ni kimwe mu byo rwose Rubaya ikungahayeho, ariko kugeza uyu munsi ibibazo by'umutekano bikaba byarakomeje kugenda biyugariza cyangwa se bimwe mu bibazo bihagaragara. Utu duce rero dukomeje kugenda tugira n'abantu rwose bagerageza kudusura bagiye batandukanye kuva no mu minsi yashize, ariko bikavuga ko mu by'ukuri twagenderewe, nubwo twagendera ariko bikaba bitatuma umutekano ukomeza kubaho rwose. Uwo bita Easy Hanson ni umuyobozi wa Paria International, umuryango ugamije kumenyekanisha ingaruka z'intambara zishingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gushakira inkunga ibikorwa byo kubafasha. Uyu yasuye Rubaya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Confant International. Rubaya ni umujyi uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hafi y'ibirombe bya Korota, ku rugendo rw'amasaha agera kuri 2 uvuye i Goma. Izi asobanura ko urugendo rwe ngo rwageze muri kano gace. Urugendo ngo ruva i Goma rwerekeza mu majyaruguru y'uburengerazuba rugana i Rubaya ngo rugatandukanya n'imihanda yuzuye urujya n'uruza yo mu mujyi wa Goma ndetse n'ubutaka bw'umukara bukomoka ku birunga uca ku nkengero z'amashyamba ya Virunga no mu midugudu itandukanye ukagera mu misozi myiza itoshye n'inzuri z'icyatsi zirimo inka n'amafarashi, ngo bigatuma umuntu yumva rwose ari ahantu hatuje kandi heza. Nyamara aka gace karanzwe n'intambara y'imitwe yitwaje intwari, ingabo za leta n'abashoramari bahatanira kugenzura ubutaka n'umutungo kamere urimo Korota, Castrite, icyo bita Tumarine ndetse na Manganese. Ibyo rwose ngo bigatuma n'abaturage kugeza uyu munsi babayeho bahangayitse. Amabuye y'agaciro akomoka muri tuno duce afite akamaro gakomeye cyane nk'uko bitangazwa, gusa nanone bikavuga ko byagiye bigarukwaho muri tuno duce. Bamwe bagenda bashyira mu mifuka yabo telefone zigezweho, mudasobwa zigendanwa, imodoka zikoresha amashanyarazi na batiri, byose bikenera tantanium ikurwa muri Korota, kandi 70% by'iyi Korota icukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikavugwa neza rwose ko ari kimwe mu bituma kugeza uyu munsi kino gice gihura n'imbogamizi ku bijyanye n'umutekano. Urwa ruzinduko rero rwa kabiri muri Rubaya nk'uko abivuga cyangwa se yongera kubigarukaho, bivuga ko rero ngo urubyiruko, abana bishimye bari bateraniye aho rwakorewe, ndetse asobanura rwose ko kugeza kuri ubu ngubu mu by'ukuri ari byinshi yishimira, ariko nanone akavuga ko bikwiye ko ingaruka z'intambara zihagarikwa kandi bikanyura mu guhagarika ibibazo by'intambara. Uyu rero ni umwe mu basuye Rubaya
kamwe mu duce turi kugaragaramo ibibazo by'umutekano ku kigero gihagije cyangwa se ku kigero cyo hejuru. Hanyuma rero ni mu gihe mu by'ukuri aba bakomeje gusura bino bice bya Rubaya, ariko bikavuga ko umutekano ukomeje kuba ikibazo. Icyo ukwiye kuba wamenya cyangwa se wasobanukirwa kuri iyi nshuro mu bikomeje kugenda bitangazwa nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugaragaza ko n'ubundi zikeneye cyangwa se zifuza ko bino bice bibona umutekano, ndetse abenshi bakavuga ko mu by'ukuri bituruka ku kuba nanone bituruka ku kuba kino gihugu cyifuza yuko cyakomeza imishinga yacyo hano muri tuno duce, nubwo ibibazo by'umutekano birimo birarushaho kuba byagaragara cyane muri tuno duce ducukurwamo amabuye y'agaciro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite gahunda yo gushyira ibikorwa birimo inganda ndetse n'abatekinisiye mu duce twa Rubaya ndetse n'ahandi, by'umwihariko mu rugendo cyangwa se muri gahunda yo kugira ngo amabuye y'agaciro acukurwa hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo icyambere acukurwe mu buryo bwemewe, ndetse kandi hakorwe mu buryo bugezweho butangiza ibidukikije, butagira ingaruka ku bacukuzi. Ikindi cyagarutsweho cyangwa se ikindi mu byaganiriweho nuko nanone hagomba gukorwa inganda zitunganya amabuye y'agaciro ku buryo ki mu by'ukuri amwe muri aya mabuye azajya atunganyirizwa hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo yongererwe agaciro, gutanga akazi. Gusa bamwe mu baturage bagiye bavuga ko bafite impungenge ko nihashyirwamo imashini cyangwa se nihashyirwamo ibikoresho byifashishwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane, aho bivugwa cyangwa se bitangazwa ko bamwe muri bo bashobora kuzatakazamo cyangwa se kuzaburiramo akazi. Bikavuga ko rero bafite impungenge, ariko Amerika ikaba yarijeje ko akazi n'undi kazaboneka aribo bazakora muri izo nganda, bazahabwamo imirimo igiye itandukanye kandi bikongerera agaciro ibice batuyemo nk'uko bigarukaho. Ibi rero bigomba gukorwa mu gihe umutekano uhari, ari nayo mpamvu Amerika ikomeje gushyigikira ingamba zose zigamije cyangwa se intego zose zigamije guhagarika ibikorwa by'inyeshyamba muri tuno duce, kugeza ubwo kuri ubu ngubu Amerika iherutse kugaragaza no gushimangira ko ishyigikiye ibiganiro byafashwe cyangwa se byashyizweho na UN cyangwa se Loni mu rwego rwo guhagarika ibikorwa cyangwa se guca intege ibikorwa by'inyeshyamba za FC23 binyuze mu gushyira igitutu kuri zino nyeshyamba nk'uko bigenda bigarukaho cyangwa se byagiye bitangazwa kuva no mu minsi yashize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ukudacika intege, ndetse bateguza yuko vuba bidatinze mu by'ukuri bateguza ko vuba bidatinze hari imishinga myinshi cyane kandi migari bafite yo kwita no gukurikirana tuno duce two muri teritwari ya Masisi nk'uko byagiye bigaragara. Gusa bamwe banashinja nanone ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba nayo nyine ngo ishaka kwikubira ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi ngo bitari muri gahunda, aho ibihugu bigiye bitandukanye byagiye bivuga ko cyangwa se byagiye bitangaza bivuga yuko rwose ngo mu by'ukuri byagiye bitangaza bivuga yuko ngo bimwe mu bihugu bikomeje kwitwikira cyangwa se bikomeje gukora igikorwa cyo kwitwikira amabuye y'agaciro Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakitwikira ibibazo by'umutekano muke bakajya mu bikorwa by'ubusahuzi ku mabuye y'agaciro ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bati kandi mu by'ukuri bitari bikwiye ko kubaho uwo nta wundi mu by'ukuri ngo ni umunyamerika urimo urabikora. Ariko Amerika ikaba yaragaragaje ko igihera ahubwo ari ukunoza imikorere ijyanye n'ubucukuzi, imitunganyirize ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bikorwa hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi bitari muri gahunda yo guhungabanya imitunganyirize n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero hati ni ukunoza ibyo bikorwa. Iyo ni Amerika igaragaza imipangu ndetse na gahunda ihari mu ifatwa mu by'ukuri ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aho ngaho rero ni muri bino bice bya Masisi ndetse na Rubaya. Abayobozi batandukanye ba FC23 bakunze kumvikana bagera muri tuno duce, ariko bikavuga ko ni ukugerayo bikanze ubwoba bwinshi cyane kubera yuko isaha iyo ari yose babizi ko
bashobora gutungurwa n'ibitero by'indege, kandi hari bagenzi babo ibyo bitero byagiye bihitana, ntabwo bagomba kubyirengagiza cyangwa se kubyibagiza. Ubu nta murwanyi wa 23 kirara muri Masisi. Gatangaho rero kandi muri Kivu y'Amajyepfo, ibice birimo Rwitsankuku, ibice birimo Mikenge bikomeje kuvugwamo rwose ibikorwa bitari byiza. Biravugwa neza ko nyuma y'uko Mikenge ifashwe tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, ikagirwamo n'abarwanyi benshi ba AFC M23 twirwana n'itabara bakomeje ibitero byabo, ngo kandi bakaba barimo bafatanya n'ingabo z'u Rwanda, bivugwa ko ngo barimo gusatira uduce twa Rwitsankuku. Ariko kandi bikavuga ko ibi bice nubwo birimo birageramo zino nyeshyamba, nta yindi mpamvu atari uko ingabo za leta ya Kongo zatsinzwe, ahubwo ngo ari ugukumira ko zino nyeshyamba cyangwa se rino huriro rikomeza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndengakamere, birimo ibitero byifashishije indege ndetse n'ibyo ku butaka, ngo bigaragiwe n'ubwicanyi bukomeye cyane. Gusa nanone kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakaba bahakanye amakuru avuga yuko mu by'ukuri uduce nka Puezero twaba twagezwemo na zino nyeshyamba, Baraka ndetse n'ahandi. Bavuga ko ibi bice n'ubundi bikiri mu maboko yabo, Fizi Centre ndetse n'utundi duce. Ariko nanone ngo inyeshyamba za M23 zikaba zikomeje ibikorwa byo gukomeza zigera imbere, aho mu by'ukuri bino bitero by'inyeshyamba ngo birimo kwifashisha barimo kugaba ibitero byo mu kirere ku manywa na nijoro, ndetse ngo ibitero bikaba birimo kwibasira imwe mu myanya ibarizwamo ingabo za leta muri tumwe mu duce tugiye dutandukanye nk'uko bigarukwaho. Gusa ingabo za leta cyangwa se Kinshasa ikaba yasabye ko bino bikorwa byo gukora ubugizi bwami ndetse no kuvogera ikirere biri kugirwamo uruhare cyangwa se bikomeje gukorwamo n'inyeshyamba za AFC M23 bihagarara, mu gihe ingabo za leta zitarafata indi myanzuro ikomeye cyane ishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri zino nyeshyamba. Ubu tuvugana binavugwa ko neza aho bita muri Murima mu misozi miremire ya Fizi hafi cyane na Puezero, nanone kuri uyu munsi wa none tariki 3 z'ukwezi kwa karindwi Prito Nyakanga, hongeye kugabwa ibindi bitero na drone. Ni kuri uyu munsi rwose ngo aho bita Murima hafi na Puezero hagabwe ibitero, ni ibitero by'indege bikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane. Bivuga ko ngo abaturage b'Ababembe n'Abafurero ni bamwe mu bakomeje gutakariza ubuzima muri bino bitero bikomeye cyane birimo bigabwa cyangwa se byakomeje gutegurwa bigashyirwa mu bikorwa n'inyeshyamba za AFC M23. Ni muri zi axe rero zo muri Kivu y'Amajyepfo zirimo ziravugwaho cyangwa se zigaragaramo ibitero bikomeye cyane, ariko bikavuga ko ngo igisirikare cy'u Burundi barimo kwitegura gutanga umusada ahitwa Puezero, kilometero nk'ebyiri gusa niho bivugwa ko hagabwe ibitero ahitwa Murima. Rero gahunda ihari cyangwa se intego ihari ubu ngubu ni ugutegura ubufasha cyangwa se ramforo igomba gutangwa hano muri tuno duce nk'uko birimo bigira iki birimo bigarukwaho. Ramforo ngo igomba gutangwa vuba bidatinze, kubera yuko nibitaba gutyo cyangwa se nibitagenda gutyo izi nyeshyamba ngo ziraza gusiga zikoza akantu.